Network agenda uzakora ibitangaza Pi Network. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe itangazo risohotse nonaha risohowe na Core Team. Ntega amatwi, icyo usabwa ni ukureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye kuri step by step. Indi Pi Node Vision Reas cyangwa se inshasha. Narababwiye ngo uyu mushinga uzakora ibitangaza, murabihakana gusa uko tugenda tubibwirwa cyangwa se tugenda natwe tubyibonera. Uyu mushinga niba uri mu bantu bawukoze, ushobora kuba umwe mu banyamahirwe bazahindurirwa ejo hazaza binyuze mu faranga rya cryptocurrency cyangwa se mu faranga ry'ikoranabuhanga. Icyo usabwa uyu mushinga we ni ukuzamo gusa ukawumayininga, ukaza ukajya umayininga buri munsi. Niba utaranatangira, tangira uyu munsi, nyandikira muri komenti niba utaratangira nguhe linki ubashe gukora nawe uyu mushinga, kuko ushobora guhindura ejo hazaza ushobora kuzahindura ejo hazaza ku bantu benshi. Abantu rero bizera ibintu utamenya ubwoko bwabyo, bavuga ngo amafaranga, ngo utamenya ngo uburyo avuyemo. Amafaranga ni amafaranga guys. Uyu mushinga ukore utitaye ku byo abantu bavuga. We icyo usabwa ni ukujyamo ukajya gukora mining ya buri munsi, wazagira amahirwe ugahabwa KYC, ugakora KYC, wamara gukora KYC ukajya mining buri munsi, ukazajya ukabona Pi zawe zabaye approved, zagiye kuri balance, zagiye kuri wallet zivuye muri approved. Guys rero reka nze dusomere hamwe iri tangazo ryasohowe na Core Team cyangwa isora Pi Node ya 0.5.4 Vision. Iryo tangazo yasohoye. Iri ni itangazo rivuga ko hashizweho hanze verisiyo nshasha ya Pi Node ariyo 0.504. Pi Node ni porogaramu ikoreshwa n'abakoresha Pi benshi bayita Vato cyangwa Node Operate, kugira ngo bafashe mu mikorere ya blockchain ya Pi Network, kugira ngo mudasobwa ibe improving reality, accelerate node reward calculation and more. Bisobanura ngo barimo kunoza uburyo node ikora neza, nihagarare cyangwa ngo ifate amakosa, gufasha abantu benshi kuyigeraho, kuyikoresha byoroshe, guhindura no kunoza uburyo reward by'ubushobozi bwo guhemba neza. Urumva ni Pi Node bashizeho, cyangwa se ni nk'umutekano twavuga bashizeho, ushobora kuza dufasha kuba twajya Pi zacu turi mu mutuzo dutekanye, kuko nababwiye ko iyi Pi iri gutradingwa. Niwite ko buno ishobora kuba iri kuri 0 n'ibice 22 by'idolari, 0.22 by'idolari, ariko nibigutangaze ko mu gihe gitoya ushobora kubona ukabona irazamutse igeze no ku madolari 100 inayarenzeho, cyangwa se kiriya giciro cya nyacyo bavuze ko ari kizagira ugasanga nacyo ikigezeho, ikoze ibitangaza. Wewe ubundi ikintu usabwa no kuyimaninga gusa. Imagine nawe icyo kintu, icyo kintu kujya muri application ukayimaninga gusa, guys. Kanguka ukorere, ubyaze internet umusaruro, aho kugera yikubyaza umusaruro. Reka nze dukomeze twisomere hamwe itangazo ryasohowe na Pi Core Team rivuga kuri Pi Node Vision ya 0.05 n'ibice 4 bin raised. Bisobanura ngo vision nshasha ya Pi Node yashizwe hanze. This update increases server improved to node performance, node mining reward collaboration and the user experience on the Pi desktop application. Bisobanura ngo iyi update yasanze impinduka nyinshi mu mikore ya node, uburyo bwo kubara reward z'abacuruza mining, ndetse n'uburyo umuntu ayikoresha kuri mudasobwa. Ibi byose bigaragaza ko Pi Network ikomeje kugenda itera imbere mu buryo bwa tekinike, kugira ngo igihe izafungurwa mained open network byose bizabe bikora neza.
urumva rero ko ari umutekano washizweho kugira ngo igihe Pi mainnet izaba yamaze gufungurwa yabaye open network bizabe bikora neza kuri mudasobwa, cyangwa se ntuhangayike nawe ufite telefone, ko nanjye ubikubwira mfite telefone, nta telefone ni nk'abo baba bayivuzemo, bizabikora neza 5/5. friendspinetwork.com ni urubuga rw'abafana ba Pi network bo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni urubuga rwihariye mu rurimi rw'igifaransa rwashizweho gufasha abakoresha Pi pioneer cyangwa se abapioneer bose gusangira amakuru, gukora ubucuruzi hagati yabo no gutuma naho the first free and speaker platform dedicated to the Pi network. Bisobanura ko urubuga rwa mbere rwose mu rurimi rw'igifaransa rwihariye Pi network. Bisobanura ngo gusangiza no gufasha hagati y'abanyamuryango ba Pi network. Bisobanura ngo niumva nkunda ari kuvuga ngo bisobanura bagiye babyandika mu cyongereza bakongera bakabyandika hano, kuko nifashishije application zivuga ikinyarwanda zikanavuga icyongereza. Hano rero niumva ngo bisobanura nuko mba natari kuba nasomye icyo cyongereza ndi kubisobanura mu kinyarwanda, kuko benshi banyumva n'abanyarwanda n'abarundi. Bisobanura ngo Pi zirenga 1390 zaherekejwe hagati y'abanyamuryango, harimo abanyamuryango 5742. Icyo ni igipimo cyerekana like cyangwa se head, bivuga ko abantu benshi babonye cyangwa se bishimiye iyo post. Ibisobanuro by'andi magambo uri kubona hejuru bisobanura ngo igihe ufunguriye Locked Pi kugira ngo wiyongorere boost y'amafaranga irimo guca kuri buri saha, aha ni 1800% yo bita increase yindi tubona hejuru. Abatari bayisobanukiwe nayo muyisobanukiwe. Ni umubare w'amapayi ubona buri saha. Mining letter Pi core team ni ubutumwa bwanditse byatse kuvuga ko iyi Pi node bashizeho ya 0.504 ni Pi, umushinga wa friendspinetwork.com uri gufasha abantu koherezanya cyangwa se Pi hagati yo mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Bigaragara ko Pi iri kugenda yaguka yemererwa n'abaturage hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, bivuze ko iri kugenda yaguka. Guys, niba utarakora guno mushinga ukore uzaguhindura ubuzima. Umushinga wa Pi network ukore guys, uzahindura ibitekerezo. YouTube channel rero aracyari Uziyare Tech Media. Weho wanyumvishe cyangwa se wankurikiye, wakoze kuza, ndagushimira kandi ndagukunda cyane. Nzahora nkuha video za buri munsi, nkuhe amakuru agezweho agendeye kuri mining Pi network n'izindi mining zigiye zitandukanye. Gusa icyo ngusaba no gukanda subscribe, ukanda like, ugasharinga iyi video ndetse ukanakanda izogera kugira ngo uri ko na uploadinze video ujye ubona notification mu ba mbere. Nanga nshoje iyi video y'uyu munsi, ndabakunda cyane, mutazacikwa na video z'ubutaha.